umuntu uri mu kazi mwamubonye nkwice ndagufite ubu ngubu ndi kumwe nawe ntajya kibatwaye ndamufite icyo gukora ni iki icyo gukora wamaze kumubona uyu muntu nimujye guhitamo umubwira ibyanyu byose kuko ubona nawe arabizi ko hagarara gutya tureba zamura akaguru kamwe gutya turebe nakamuzamuje hanze yabikoze ndakaraga yiro turebe yampaye afite agategesha umuhungu wanjye rwose yicarire ubundi mfasha umugabo no urabona ukuntu yatanga nahagurutse 1500 yose ni yose ku buryo ubu nta kintu koko ntangire gusabiriza bya bindi koko ntabwo nta kuntu ndibuze kugenda nakadorari se nabo kari gaho da ako kadorari nitwe tukajya urakoze cyane nyuma yo kuva mu icupa muraho turaho amakuru yawe ni meza uyu mwana amaze imyaka myinshi ari mu icupa yavuyemo mureba kamana suze cyane abakunzi mwese ba 5 Guys TV rize komeze fresh je nitwa Junior sinjya muri migozi impambira kindi kwa kumushwa simuheza gaca maze kubimenyera mwese jana kurindi hanyuma make sure ko wakoze subscribe kuri uyu muryango mugari nawe uze utwinjiremo hanyuma uyu mwana rero uyu mwana uretse ko muri nabareba reka mansuze bano bantu ariko ibyo nabanje mwabyumvise mwabonye na video nandi kuvuga uyu mwana yari amaze imyaka myinshi cyane baramufashe ibaze kugufata uri umuntu ungana nk'uko ungana wowe dukurikiye bakagushyira mu icupa tujyugana na bano bantu video mwarayibonye tuza hano ku mugabo bitambungira mihigo cameraman nabereka ahantu uwo mugabo atuye abakorera igikorwa cyo gufata uyu mwana akamuvana muri iryo cupa abagizina banabi bari baramushyizemo mbese baramuhaye bwa burwayi bwagombaga no kumuhitana ariko nyuma yuko birangiye abagabo navuze nteka ntange part 2 mujya muzimbaza muraho turaho umeze uti meze neza witwa nde harya nitwa Silas Mukijuru ukurikijuru ingiri ukurikijuru uri guca hehera nawe twibutsa amazina Byayingabo Aimable ko ndi gutinya kukwegera Byayingabo Aimable umeze ute rero ndaho narakiza reka nkubwire tujye kubanza kubaza uyu mwana ubuzima bwo mu icupa mushireho kamera fresh tubwire ubuzima bwo mu icupa ntago nari mbeze oyase ntago nari mbeze babembyiye ngeze mu rugo ngo bari baranshize mu icupa oyase nta buzima bwo mu icupa ubuzima indani baramugize nk'amazi cyangwa iki ubuzima bwo mu icupa ntago uzi ukuntu bumeze kandi warahozemo ntago nabimenye ntago nari ngwaye wari urwaye hanyuma ubu umeze utera aka kanya ubu narakize meze neza umeze neza ntago yagira gutyo ukabona yashaka kwinjira nko mu isafuriya cyangwa oya yarakize nta kibazo nje gushimira kuko muganga yarambye nzamuzana nje gushimira ampe n'undi muti wa nyuma wo kumukingira uwo mugome nyine atazongera kumumenyera ngo amukinishe yego byinshi turabimenya tumaze kwinjira mu rugo rw'uyu mugabo wafashe umwana akamukura mu icupa akavamo akamuzana hanze hano ku isi njya numva abantu bavuye nko mwibohero abantu niko bivuga ngo ntago baba bari ku isi uyu nawe ubanza atarari ku isi so rero ubwo tugiye kureba uyu mugabo mwibuke iyi video irangira nabwiye ko mbembereye part 2 kuzabereka uko uyu mwana byagenze se koko yarakize nabaje muganga se uyu muntu mu icupa avuyemo birarangiye arakize muganga ati ntagakize ariko murampa iminsi nyuma y'iminsi myinshi rero twashatse gukora part 2 nkimara kumenya ko umwana ameze freshness mvuga nti reka mbyereka abanyarwanda urumva umeze neza meze neza cyane umeze neza meze neza mu icupa ntago wanyeganyegaga gerageza kunyeganyega turebe wagira gutya nabikora n'ukuboko kakuzamura nakuzamura umuntu nagashira mu icupa di so ni byiza cyane birashimishije tutari twinjira cyangwa se tutari kwakomanga kuri uyu mugabo uriyumva gute none je ndumva nishimye ku mwana wanje yarataga atajya gakira ko naravuje ahantu hose byananiranye
ariko baza kundangira hano ko umuvuzi avura neza nta kibazo. None nkaba narinze kumwereka umuhungu we yavuye nkamukingirwa umuti wasigaye wa nyuma. Ubwo hari n'akantu nazanye ariko ndakamuha nako kwishimye. Iyi video igomba kuba ifite iminota itarenga 10 cameraman ubyibuka uhita ukatinga. Icyo ngiye gukora ngiye kubaza utubazo nkatungahe muganga uko yabigenje rwose. Turebe n'uburyo ki uyu mugabo yaje yiteguye agashimira uwo mugabo duhari, ubundi dusoreza aho ngaho. Reka tukomangire uyu mugabo. Zaba nta kibazo. Ibyo nari ndimo mvuga nti dusatire urugo rw'uyu muvandimwe witwa Mbungiramihigo, niko yari yatubwiye ngo niko yitwa. Ubushize twari twakomanze tuvuga tuti turebe niba navuze nti part 2 ni ngombwa uko byagenda kose. Muraho bimeze bite se? Neza. Suhuza nokungwamo umeze ute se? Neza. Yego. Umusaza arimo se? Arimo? Yego. Okay. Mutugezeho nyine tumurebe. Ya nibyo ndimo mvuga mu kanya nti uko byagenda kose uyu mugabo nawe ngomba kugira ibibazo mubaza runaka. Ni umuganga ntari byo kubesha. Ni umuganga nzajya murangira abandi bantu bagwaye. Bayidawe abantu n'abagome mu byibuke hanze aha ngaha. Yewe ubu ngubu kwizera abantu narabiretse. Bari bankoreye nta byari bimeze neza ariko umugabo ndi kubona yabikemuye kabisa. Kwizera abantu giye narabiretse sigaye nizera abantu bake nabo simbizera 100%. Sanze ari hatari mwa abantu. Ariko nje kwemera bunemeye. Twaje turi guterura kubona ko ari kwigenza. Ntako bisa. Byambereye ubwo se ukomanga naho. Yego. Makuru ni meza. Yango nituhageze nyakubahwa. Muraho. Wa muhungu wa muhungu wawe. Ni umuhungu ubwo yabaye wawe. Meze neza. Nimeze neza. Ahubwo uvuga ngo aravuga. Aravuga. Niko. Nundi kuvuga. Ntabwo gisimba ruhuka kundi. Aravuga. Bimeze bite se? Musande kundi mu kazi hano. Nabone ndiho mvura. Ntabwo umuntu yageramo se. Nta kibazo ntabwo duheza abantu mwinjye nta kibazo. Ariko mu buryo bwa kinyamwuga ubatubwira ko hariho amashusho. Nta kibazo nabo ntabwo batinya amashusho. Abantu ntibatinya. Muraho yemwe. Turimo turafata amafoto rwose numva ariko niba bitabangamiye rwose. Ntabwo bangamiye. Ni karibu nta kibazo mucare. Karibu umuhungu wanjye. Bayi wawe tayari. Bayi wanjye. Amakuru yimeze mute? Amakuru meza. Ariko kugenda neza. Kugenda n'intoki zose. Handi haragororotse neza. Wakina umupira? Nibyo? Kugara wayihamya. Yakina na basket muremure. Areshya nase. Ukubareba urarabye rwose. Ndi kuvura umurwayi nararwaye meze nabi. Ndi kumurwanaho uyu nawe nemaze bese ndi kumuvurira mu rugo iwabo. Nuko ngo yarafashwe amara iminsi ariko nawe nabibasobanurira. Reka nze mbanze muhati ibibazo. Muraho neza? Yego. Kamera nta kintu gutwaye. Abantu bari kukubona isi yose. Nta kibazo. Nta kibazo. Witwa nde rero? Nitwa Murekatete Jeannette. Jeannette. Umeze neza? Meze neza.